Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti zikurikira iki kiganiro Saveur Divine, ndabaramukije mwese abasanzwe bakurikira ibi biganiro, namwe mwaba mukurikiye ku munsi wa mbere. Bifurije amahoro ya Kristo, bifurije kugubwa neza aho muri hose, bifurije kandi kunyurwa n'aya magambo y'Imana dusangira buri munsi. N'umugisha mwinshi kugaburirwa ijambo ry'Imana mu buryo bunyuranye kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Amagambo y'Imana araryoha. Dawidi yavuze ko aya magambo y'Imana, aravuga ati aya magambo araryoha cyane, ndetse yatumiriye abantu arabinginga arababwira ati nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Aleluya! Iyo umuntu yasomye ijambo ry'Imana, iyo umuntu yakurikiye ijambo ry'Imana, amenya ukuntu Uwiteka agira neza. Nuko Dawidi akivuga kuri aya magambo, nanone muri Zaburi 119 ku murongo w'103 aravuga ngo aya magambo yawe aryohereye ubugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Aleluya! Ubwo murumva ukuntu ijambo ry'Imana ryaryoheraga Dawidi. Aricara aravuga ati birusha ubuki kuryohera. Rizera yuko mwese muzi ukuntu ubuki buryohera. Hanyuma Dawidi areba ijambo ry'Imana arigereranya n'ubuki, aravuga ngo riramuryohera nk'uko ubuki bumuryohera. Nshuti ukurikira kino kiganiro, ndakwifuriza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Iki kiganiro kimara iminota mikeya, ariko ni uburyo bwo kugusogongezaho kugira ngo wumve ukuntu iby'Imana biryoshye. Iby'Imana bifite ubugingo, bifite ubuzima. Ijambo ry'Imana n'umutsima udutunga buri munsi. Haleluya! Ndashima Imana kuko ingiriye ubuntu bwo kongera gutangira iki cyumweru hamwe namwe, nkaba ndi muzima. Imana ishimwe cyane. Ndizera yuko namwe aho muri hose Imana yabarinze. Nuko rero Imana iduhana umugisha twese. Ndashimira cyane mwebwe abadufasha, abadukomeza mu buryo bunyuranye. Ndashimira Imana ikomeje kuduha ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gukora uyu murimo wayo binyuze muri ibi biganiro. Kandi by'umwihariko ndashimira abakozi b'Imana bitanga bagafata umwanya wabo ukomeye bakawigomwa, bagategura ijambo ryo kudusangiza buri munsi. Nukuri Imana ijye yibuka imirimo yanyu kandi izabibahembere. Nuko rero Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa imirimo twakoze. Imana yacu irahemba. Mwari muzi yuko Imana iza iduhembera muri iyi si. Mbere yuko tubona ibihembo byo mu ijuru, Imana izanaduhemba tukiri hano mu isi. Ntabwo Imana yibagirwa imirimo myiza twakoze. Uyu murimo rero wo kubasangiza ijambo ry'Imana nawo irawuzi kandi izawuduhembera. Nuko rero ndagira ngo mbabwire insanganyamatsiko tuzaganiraho muri iki cyumweru dutangiye. Tuzaganira ku ijambo rivuga ngo kubaha Imana. Kubaha Imana ni ryo shingiro ry'ubwenge. Ryo ni ijambo ry'Imana. Hari abantu banyuranye tubona muri Bibiliya bubashye Imana. Hari Aburahamu yubashye Imana,
Imana iramwishimira cyane, yewe yageze aho naho imwita inshuti ye, iravuga ngo nta kintu nakora ngihishe inshuti yanjye Aburahamu. Nuko rero Imana hari abantu bayubashye, hari Enoki nawe ngo yubashye Imana, agendana nayo igihe cyose ubuzima bwe bwose, Imana iramwishimira. Yewe byageze naho uwo Enoki avanwa mu mubiri, arazamuka avanwa mu isi, nako ntabwo yavanywe mu mubiri, yavuye mu isi adapfuye, azamuka akiri muzima. Haleluya! Icyampa iki cyumweru cyose tugiye gutangira ukazarushaho gusobanukirwa icyo ari cyo kubaha Imana. Nibyo nkwifuriza, nibyo ngusabira, ndetse nanjye nibyo nisabira. Reka rero ntatinze dusenga Imana, tugiye gusenga Imana kugira ngo tuyiragize, kugira ngo ibizakorwa byose muri iki cyumweru bizabe buyobowe n'Umwuka Wera. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye cyane muri iki gitondo, ndagushimiye kuko waturinze, unyongereye umunsi wo kubaho. Mwene Data ukurikira iki kiganiro nawe aragushimira kuko ari muzima. Twese uduhaye akandi karyo keza ko kugukorera no kuguhimbaza, ngo nicyo twaremewe Mana, nta kindi twaremewe uretse kuguhimbaza. Nuko rero nyemerera Mwami wanjye, buri muntu wese ukurikiye umugirire neza. Ndakwinginga kugira ngo iki cyumweru gitangiye abana bawe bazakiboneremo umugisha imirimo y'amaboko yabo yose, aho ibyo bazakora byose, aho bazajya hose uzabaherekeze. Ndakwinginga Mwami wanjye kugira ngo aya magambo tuzasangira muri iki cyumweru tuziga kubaha Imana. Ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese uzamurusheho gusobanukirwa. Ndakwinginze kandi kugira ngo utwongerere iyi nyota kurushaho, buri wese ashakisha, agira inyota yo kugira ubuzima buguhesha icyubahiro, ubuzima bwubaha Imana, ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Duharanire twese kubaha Imana, duharanire twese kugira umutima uboneye. Mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo uziheshe icyubahiro bana na buri wese. Abakozi bawe bategurira ijambo, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Umwuka Wera ababeho, abafashe, abongerera imbaraga. Kandi Mwami, uko iri jambo turitegura, ndakwinginze kugira ngo ribanze natwe riduhindure, ritugirire umumaro mbere y'uko turigeza ku bandi. Ibyo nibyo nsabiye buri muntu wese. Mwami, ndasenze kugira ngo uzabane natwe muri iki cyumweru, uzagendane natwe. Ni ukuri ntacyo twashobora tudaherekejwe nawe. Ngwino wiheshe icyubahiro mu byo tuvuga byose no mu byo dukora byose. Umugisha buri muntu wese ukurikira iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.